niba Imana ihagakiza abarozi n'Imana ihagakiza abarozi bane mu giterane batendinze nawe hari humure hari ubure twukoreshwa wowe utazi hari imigambi mibi umwanza gukoresha wowe utazi ariko ngwino kwa Yesu aragukiza mu izina rya Yesu. Haleluya. Rero iyo wizereye Imana mu muhanuzi w'amamvuta Imana ivuga ko ari umuhanuzi kuko abantu bose siko ari abahanuzi b'Imana abita abahanuzi siko Imana ivuga ko ari abahanuzi kandi barahari ariko turashimana ko Imana yigaragariza abayo yigaragariza abantu mu giterane yaragaragaye yakijije umuntu wari umaze imyaka ni wizera adasinzira ngo ni wizera urabona ubwiza bw'Imana nawe rero Peter avuga ati reka nizere Imana wenda barananiwe narivuje natakiye abantu nta kintu bankoreye nawe muntu uri kudukurikira kuri Rwayitare Show waratatse wahamagaye imiryango wakoresheje amafaranga ashoboka wizeye ibiki ariko aho bigeze rekeraho izera Imana yo Imana iyi Mana yakijije Peter nawe yagukiza iyi Mana yamukijije nawe yagukiza nta kintu kijya kiyinanira nta ndwara nimwe ufite itagukiza nta kibazo n'iki na kimwe ufite itagusubiza ifite byose mu kiganza cyayo wowe yizere uyihanga amaso uraza kubona ubwiza bwayo. Imana iteye ubwoba. Yesu ashimwe cyane turabasuje mu izina rya Yesu. This is Rwayitare Show nkuko mumenyereye nitwa Kayitesi Lilian. Hari abavandimwe turi kumwe hano Rwayitare Show twagezaho ijambo ry'Imana tukagezaho n'ibyo Imana iba yakoze bivuye mu ijambo ry'Imana. Rero ntabwo ndi ngiye nyine reka nakire bagenzi banjye babibwire gahera ibumoso bwanjye hari umuntu mushya turakwakiye kuri Rwayitare Show mu izina rya Yesu. Tangira yibwira abantu Imana igumugisha. Yesu ashimwe. Amen. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Amen. Amazina yanjye ni Mukasibomana Epiphanie nkaba ndi umukobwa wa Rwayitare Patrick. Murakoze. Amen. Imana igumugisha. Karibu. Twagiye. Nitwa Monica Kabanyana ndabahobeye mwese mu izina rya Yesu. Amen. Turabakiye mu izina rya Yesu rero twaje hano kubabwira ubuhamya bw'Imana barakoze bivuye mu ijambo. Hano dufite ubuhamya buryoshye rero batuye. Amen. Hari umuntu hano waduhamya kuri Rwayitare Show bamwita Mugema Peter atuye Nyagatare. Amen. Yaranditse ngo nari mfite ikibazo gikomeye cyo kudasinzira mbimaranye imyaka myinshi cyane bikantera no kurwara umutwe udakira muri iyo myaka yose. Umuntu yararemerewe mu buryo bukomeye yararushye cyane kudasinzira imyaka myinshi buriya igihe umuntu aburi ibitotsi benda by'ijoro rimwe bitewe n'ikibazo runaka cyabayeho arimo gutekerezaho ariko we yabyabaye imyaka myinshi biza kumuviramo ikintu cyitwa umutwe udakira kubera kudasinzira yonyine ubura gusinzira umunsi umwe ukumva umutwe waremereye kumbwira none imyaka myinshi yararemerewe pe. Yandika abantu ndababwiza ukuri nivuje ahantu hose mu Rwanda nta vuriro ntagezemo nanyweye imiti myinshi ishoboka ntacyo yigeze imarira byarananiranye menyekana nk'umuntu urwara umutwe utanasinzira. Yandi magambo yabaye cyamamare ahantu hose barabimenya hose yaciye ahantu henshi yahuraga n'abantu akabaganiriza uko bimeze yagiye kwa muganga akagaruka akababwira ati mbambwiye gutya bimeze gutya abantu bose bavaho baramumenya kuko yararushye pe. Burya hari ikibazo kibijya ku muntu kikamubaho nk'akarande cyane kikamenyekana n'isazi ibanye kamenya kumva buri muntu wese nawe rero hano ngo barabimenyereye kari umuntu urwara umutwe atarya n'asinzira ikintu kirakomeye kugira ngo umuntu urayirata. Amen. Akantu k'ingenzi. Amen. Iyo ndwara yo kwikira urayirata. Buriya rero cyari igihe kabisa ariko ikambabwiza ukuri nawe uri mu kibazo runaka ukuri uyu nguyu nuko ari umutwe no kuba yatarasinziraga mu ijoro ariko nawe hari ikindi kibazo waba ufite runaka ushobora kuba uri ingumba ushobora kuba wenda hari ikindi kibazo cyangwa se ubushomeri n'ibindi bibazo bitandukanye byo mu muryango kikaba kizwi ahantu uri ugengana nacyo igitekerezo cyawe aricyo kiberamo isazi iwanyu bizi mbese
ariko humura Amina. humura Hejuru hari dufite Imana itabara Haleluya. dufite Imana itabara abantu Imana ikiza. Amen. Abaganga bananiwe Imana irakora. ngo yarivuje mu mavuriro yose mu Rwanda ariko ntacyo byatanze reka tukubwire nawe urwaye urakira waba uri ku gisasiro waba uri mu rugo wabuze nuko wivuza waba warasezera uvuga ati genda upfe hari Imana itanga gukira niba yatanze Yesu Kristo kugira ngo adukure mu byaha indwara yananira gukira oya Yesu ukiza ibyaha ni nawe ukiza indwara. Amen. Haleluya. Yesu uguhaye urugo ni nawe uguha urubyaro. Amen. Nukuri reka mbabwire mu ijuru dufite Imana ishoboye byose. Ni Imana ikura hasi igashyira hejuru. Ibyo byose bibaho kugira ngo yiheshe icyubahiro. Ntabwo ari ibyo kukwica. Wowe ufite ibyo uri kunyuramo reka nkubwire ngo dufite Imana itabara. Wowe yizere wizere abahanuzi bayo nayo yizere iyivuze no gukora irakora nta kintu kijya kiyinanira. Ikibona cyasakaye ngo cyakunaniriweho icyo cyasakaye ngo cyanze kurangira ni Imana ije gukora kugira ngo abo ngabo bose bazi iyo nkuru yawe nacyo igikore mu buryo butangaje noneho basigaye bavuga ubuhamya bwawe. Amen. Haleluya. Imana ishimwe ko nimba tugiye kubwiriza. Amen. Haleluya. uyu mugabo no kwibangozeho akuzikora imyaka myinshi udasinzira nta kintu niba ari ikintu kiryoha ni ibitutsi byo mu ijoro wenda kutuvuga ku manywa ntago ushaka kudasinzira ariko igihe cyo gusinzira umuntu aguma gusinzira yego ukinjenga ibyo buri kintu cyose kigira igihe cyacyo igihe cyo kuruhuka nukuruhuka ukaryama ugasinzira igihe cyo gukora ugakora uyu muntu yararemeye yari amaze imyaka myinshi abantu bose babizi baramufasheho ijambo ubu bari baranamuhimbye n'amazinere ubu hari amazina bamwitaga mu ayo mwibanga nayo kumugaragara nukuri Imana ishimwe ariko ma Yesu tugwaye cyubahiro gukora ibitangaza nawe dukurikiye wumviriza ubuhamya nawe Imana iragukiza. ikiza umutwe itanga ibitotsi gakiza n'umutwe yagukiza niyo ndwara utakaye icyo kibazo ufite umaranye igihe Yesu yagikoraho nawe ugatanga ubuhamya icyo cyo mwibanga n'icyo abandi bazi Imana yagukora mu buryo bwayo ikagukorera igitangaza gikomeye nawe ukanezera nta kintu na kimwe kijya kiyinanira byose irabishobora. Turakomeje rero ngo yarakomeje aravuga ngo ubwo nyine twari tuvuze ko yamenyekanye nk'umuntu urwara umutwe utajya nasinzira rero ngo Pastor Patrick Rwayitare ubwo aherutse mu giterane vuba aha yigishije ku kwizera. Amen. Kandi magambo yagiye mu giterane Nyagatare kuko uyu ngo twabonye ko yitwa Mugema Peter atuye Nyagatare rero igihe cyarageze ajya mu giterane vuba hanga bahurira yego Imana ishimwe noneho ngo yasomye muri Yohana yigishe ku kwizera asoma muri Yohana 11:10 twaza kwasoma uyu muhano utinza aha ngo arasoma ngo harava ngo yaratubwiye ngo iyo wizeye Imana ubona ibitangaza mu buzima bwawe. Amen. Iyo wizeye Imana ako mureke mbabwire mujya mubona ukuntu ajya yigisha ku kwizera cyane sinzi niba yanahagarara iminota 30 atavuze ko kwizera ntabwo bishoboka kwizera niko gukubiyemo byose kwizera nibwo buzima ariko ibaze kwizera kwatumye Nowa abazi inkuki yego kwizera kwatumye Abraham agenda atazi yego rero niyo mpamvu natwe abarokore tugiye gushamikira mu ijambo ry'Imana tukaryizera rero nawe yavuze ngo iyo wizeye Imana igukora ibitangaza mu buryo bwose mu buzima bwawe icyo kintu yavuze ku kwizera muri icyo gitera turakomeza avuga ku kwizera ngo ndashima Imana ko amaze kwigisha yahamagaye abarwayi aransengera musengera ubu yarakize. Haleluya. Imana ishimwe yarakize yumvishe ijambo arizera kuko nicyo cyanditswe cyo muri Yohana 11:10 byose ni ukwizera. Amen. Arizera. Haleluya. Imana yari yamugendeye asengera abarwayi ibaze kubona imyaka myinshi warivuje amafaranga yaragushizeho abaganga barananiwe abaspecialiste barananiwe ariko ijambo n'ibiganza yego by'umunyamavuta yego gabuye ibitotsi. Haleluya. Nukuri wowe udukurikiye ikigufashe cyose nukuri
nuhura n'umunyamavuta Amina. n'iri jambo turimo kuvuga Amen. Imana iragukiza mu izina Amen. ryayo dufite imana itabara Amen. abantu Ukuri. Imana. rangurura maze utangariza abafite intimba bwira n'abo bose bashaka kwiyahura haleluya dufite imana itabara abayo iyo dusenze iratwumva Amen. dufite imana itabara abayo iyo dusenze iratwumva Haleluya. Amen. Amen. Ishimwe. Yesu we yaje gukira Yego. yaje gukira ubu arasinzira Amen. umutwe we warakize Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Imana Amen. kuvuga ijambo ryayo Mana ishimwe. Kwizera. Mana ishimwe Kwizera kubw'ibyo narakize umushumba neza wacu. ariko ukuntu umuntu avuga ngo Nukuri. ngo narakize neza Haleluya. ntabwo avuga ati ndimo ndoroherwa ngo Yarakize neza abaganga barananiwe Ya. bamuhaye imiti y'amoko yose ariko ijambo Ijambo n'ikiganza no cy'umunyamavuta haleluya Haleluya. nawe ashyiramo kwizera kwe Yes. haleluya Amen. ahagarara ku ijambo Amen. yizera ikiganza haleluya Amen. arakira Arakira. yarakize Yarakize. burundu neza Amen. dushimye Imana Tuyahe haleluya icyubahiro. amen arakomeza ngo ntago mwabyumva akimara kunsengera narasinziriye haleluya Mana nukuri noneho ngo ahita akira n'umutwe amina yego yarasinziriye ahita akira n'umutwe amina niyo mpamvu avuga ngo narakize neza neza burya amina nkubwira nuko abantu nyine inkuru y'indi ntago imutusha ngo nka nyirayo Yego. ariko Imana yakora igitangaza ku muntu runaka Cyane. we ababyumva Cyane. akumva yabigushyiramo kugira ngo kugira ngo wumve nawe ibyo- ubyumve nk'uko abyumva abyumva cyane Yego. kuko turashima Imana abazi- ko azi aho yaciye abazi aho yaciye abazi uburyo azi yakomerewe ububabare, abazi uburyo yari yababaye Amina. ibaze kurara ureba kurara ureba noneho unaribwa umutwe unaribwa umutwe Iki kintu kirakomeye. Imana yaramutabaye turashima Imana ko Ni Peter ukuri Imana Imana yamukijije Nukuri ishimwe Imana nawe ishimwe. mwene data Imana iraje gukize mu izina rya Yesu Haleluya. izera ijambo ry'Imana Amen. uko yari ejo n'uyu munsi niko Yego. agikora uko yakizaga abarwayi Aracyari bakira Imana yaracyabakiza ikiza. humura Aracyari wowe Imana urwaye wowe itabara. uremerewe Yesu arahari kugutabara no kugukiza Amen. mu izina rya Yesu Amen. arakomeza ngo ntabwo mwabyumva akimara kunsengera narasinziriye mpita nyira umutwe ubu umeze neza amen nirirwa ntanga ubuhamya hose Haleluya. ko Imana yankijije umutwe Yego. no kudasinzira by'imyaka myinshi amen Haleluya. binyuze Imana muri ihabwe Pastor icyubahiro. Patrick Rwayitare Amen. ubu nakize neza pe amen nibyo koko iyo wizeye Imana ubona ibitangaza amen noneho mu dusome cya cyanditswe haleluya Yohana 11:40 biravuga ngo Yesu aravuga ati sinakubwiye ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana iyi nkuru Amen. kugira ngo murayizi Yego. murayizi yego iyo wizeye Imana nukuri iyo wizeye Imana amen ubona ubwiza bw'Imana Amen. mu yandi magambo utizeye ntiwabona ubwiza oya ntago wabona Imana itangiro ikorana ry'ikintu n'abizeye. cyose ni ukwizera ikomeza ry'ikintu cyose ni ukwizera Yego. n'isoza ry'ikintu cyose ni Ni ukwizera ukwizera. Amen. niwizera Urabona sinakubwiye ngo ubwiza bw'Imana. niwizera Haleluya. urabona ubwiza bw'Imana Haleluya. Niwizera urabona gukira. ukuboko kw'Imana Yes. niwizera urabona koko ko Imana ikiza Haleluya. Imana Kwizera itwongerere kwizera byose. amen Byose Imana bitangirira itwongerera sinakubwiye ngo kwizera niwizera Niwizera urabona urabona ubwiza ubwiza bw'Imana. bw'Imana amina Imana ntiwayibona utayizeye Nukuri, oya. Imana ni umwuka Imana ni umwuka ariko iyi Imana Isaba. ijya yiyambika abantu Amen. igaca mu Iga- muntu ya. kugira ngo ubone Imana Haleluya. nuko wizera Amen. Imana irimo Amen. Urumva icyo kintu? Ukizera. kugira ngo ubone Imana We nuko yatumye. wizera uwo Yego. Imana n'ijambo irimo. riravuga ngo Kuko- mwizere Imana mwizere n'abahanuzi Amen. ngo mubone kugubwa neza Haleluya amen 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 kwizera Imana ni kimwe Amen. no kwizera abahanuzi kuko abahanuzi baba bafite Imana Imana nyayo Yego. niba bafite Imana bakayikuzanira Amen. haleluya Amen. rero iyo wizereye Imana mu muhanuzi Amen. wa mpamvuta Imana ivuga ko ari umuhanuzi koko kuko abantu bose siko ari abahanuzi Yego. b'Imana abita abahanuzi siko Imana ivuga ko ari barahari abahanuzi kandi barahari barahari ariko cyane. turashimana ko Ariko Imana Imana yo y'umushumba. yigaragariza abayo Amen. yigaragariza Imana abantu y'umushumba mu giterane yaragaragaye yaragaragaye yakijije umuntu wari umaze imyaka Amen. n'imyaka. niwizera Adasinzira sinavuga ngo ni ukuri. niwizera Yego. urabona Ubwiza ubwiza bw'Imana. bw'Imana Amina. nawe rero Peter aravuga ati reka nizere Imana Nukuri. wenda Abaganga irangiza, barananiwe. barananiwe n'ubu ntacyo
nivuje natakiye abantu nta kintu bankoreye nawe muntu uri kudukurikira kuri Rwahitare Show waratatse wahamagaye imiryango wakoresheje amafaranga ashoboka wizeye ibiki ariko aho bigeze rekeraho izera Imana y'Imana iyi Mana yakijije Peter nawe yagukiza iyi Mana yamukijije nawe yagukiza nta kintu kijya kiyinanira nta ndwara n'imwe ufite itagukiza nta kibazo n'iki na kimwe ufite itagusubiza ifite byose mu kiganza cyayo wowe yizere uyihanga amaso uraza kubona ubwiza bwayo Imana iteye ubwoba buri kintu cyose Imana yakiremye umumaro wacu turabyemera ku isi ubumenyi bufite akamaro kabyo amafaranga afite akamaro kabyo abaganga bafite umumaro wabo ariko reka mbabwire ikintu wakwizera kiruta ibindi byose ni Imana ni ijambo kuko nabo mu buhanga bwabo hari ibyo bakoze nk'abantu reka ngo niba ushaka kugira ngo uzabe successful uzace mu rundi rwego rutangaje wizera ijambo ry'Imana ni wizera iby'isi ni wizera mu by'isi hari aho uzagarukira ariko ni wizerera mu ijambo ntaho utazagera ni wizerera mu by'isi hari aho uzagarukira ariko ni wizerera mu ijambo ry'Imana ntaho utazagera haleluya ijambo nasomye ijambo rirambwira ngo bamwe biringira amagare ngo abandi bakiringira amafarashi ngo ariko uwo kwizerwa ni umwe n'Uwiteka wenyine uwo nguwo rero niwe ukora abaganga bananiwe niwe ukora abana b'abantu baciye iteka waraza akitamba iyo wamwizeye hari umugabo mwigeze kwa ngo kwizera ngo ni nk'inkingi ngo ni inkingi utagifatwaho n'umugesi amina umugara aneje bivugaga ko kwizera kwicinga ngo kwizera ngo ni nk'inkingi uba itagifatwaho n'umugezi itagihora kubara kuri kwizera kubara kuri cyuwa kubara kwera kubara kuzanira ibitangaza n'ibisubizo byawe rero yarakomeje ubwo nicyo gitera muri icyo gitera ni cyanditswe bigigagamo arizera abona ubwiza bw'Imana azagukira arangira avuga ngo muri icyo giterane pastor yasengeye abarozi bane abarozi muri icyo giterane pastor yasengeye abarozi bane babyiyemerera neza ko baroga barakizwa haleluya Imana ishimwe reka babwire Imana ihabwe icyubahiro hari ikintu kitwa kitoroshye umurozi gukizwa noneho kubyemera akanabyemera duha Imana icyubahiro haleluya duha Imana icyubahiro Imana ihabwe icyubahiro yamukoresheje ibintu bikomeye muri icyo giterane Imana yakujije umusuma asengera abarozi abo bane burya rero bareka ibirozi byabo mu yandi magambo bijya biduha isomo hari abaza gusenga atari abarokore ariko nyine kuko Imana iba yakuraritse burya Imana iteye ubwoba nta nubwo wayivuga ngo irangize ireshya n'abarozi bakaza mu mateka kugira ngo barokora urupfu rubi yego Uwimana yakunze ntahitamukura Uwimana yakunze nta kibi tagukuramo Uwimana yakunze nta buretwa itamukuramo Uwimana yakunze nta barozi itamukuramo Uwimana yakunze nta cyaha itagukuramo Uwimana yakunze nta karande itamukuramo ukuri aba barozi bane yewe yavuga karumwe ni bane bose bateje igitero baranabyiyemerera ngo turarukwa Imana ishimwe ko yabarokoye Imana ishimwe ko ari Imana ikiza nabo barakize nabo iriya ni indwara ikomeye nabo barakize niyo ndwara ikomeye barakize abarozi ni agenti ba Satani ibyo birumvikana urumva iyi ngiyo ni ukurwara wenda by'ibibazo cyangwa se by'ikigeragezo tuvuge gutyo ariko iki ngiki cyo we ni umuntu uba akorera Satani yarabyemeye kugira ngo Imana ikugobotore muri ayo maboko ni igitangaza gikomeye cyane kuri mwende data udukurikije nawe hari umurozi ukwizingiyeho kurikira ijambo ry'Imana uraza gukira ese nawe hari ibyo ukora bitari byiza waba uri umwagenti wa Satani ngwino Yesu akugirire neza reka gukorera Satani uzukorera Imana ngo bwiza bwawe niba Imana ihagakiza abarozi n'Imana ihagakiza abarozi bane mu giterane batendinze nawe hari humure hari uburetwa ukoreshwa wowe utazi hari imigambi mibi
umwanzi agukoresha wowe utazi Ngwino kwa ariko Yesu. ngwino kwa Yesu Ngwino kwa aragukiza mu Yesu. izina Agukize rya mu Yesu izina rya aho yo kwikirwa Etaresho turabashimiye cyane Imana. ni ukuri ubuhamya bwa Imana Mugema umugisha udukozeho Peter Amen. dushima Imana ko yakize umutwe kandi dushima Imana ko n'Imana yatanze umunyago mu barozi Yego, amen. bagakizwa Amen. nawe rero Ubabaye kurikira abana Yesu b'Imana. Kristo Amen. aragukunda araza kubabarira aza Amen. kugeza mu bwami Amen. bw'ijuru Amen. turabakunda mu izina rya Yesu amen Amen.